turatsinze waramutse Paul we bamusaje kugusanira mu ngingo yambwiye ngo mubwire ngo yatiri yaciyemo abantu barahamwe amaji noneho rero abasore batandatu wowe na Patrick hagati isuti yose nirwa mubwiza kwambara isuti ndagize bakora ko no kwicusha na gishuse kamusinga amano yanyu kugira ngo batagira ngabana n'umuga fuka kwa Masai atagira ngabere cyane nk'amateke ngabo mwini sawuye nziza ko we abo basore babwire nibagiri wacu bamwirire twabashinja tutakoga benshi sawa sefu ryandika sawa muhuze ibiganza nakira umufatanguke abyeyi mfashe ibiganza by'umukwe wacu nsanga yakorakoye amata y'abatari umutima yakanze mudasobwa umuhamashi turatandukana mu mipfundiko ze suruduhiri kandi ubwo muzima y'imfundiko nabarazifite ariko ize niziterwa n'agahinda zipamurikira amaso aho yanyoye nka mwongera ndi pari mufashe inkoni nyegireho nta rugamba runini mufashe inkoni yego uhagara ahantu ubona ko arimo neza arimo yakomeza uko uraza kujya guhumirije tuze kumugeraho hambere mu mateka rero kuri buhindure bahize uko yumvise yego sawa naho komeza amaboko kwa kundi niba arimo tugiye gutangira urugendo gutyo komeza tugende humiriza nambere mu mateka twaragiye gusa ngo yakunze kandi araza kugenda ahumirije koko uhagarara aho gato komeza uhumirize uhagarare komeza uhumirize aracyarimo komeza uhumirize naje murebe arimo rwose aracyarimo arimo rwose arimo gutya arimo twagiye dukomeze kugenda kandi urugendo rwiza icyitore guhora ni gutwara umuryango w'iwacu twitegura abashyitsi buri munsi tugiye kunamanama na hano mu nzu mberabyombi reka tuze gusaba mukomeze mugende mukoresha iya kure mubibutse ko amasaha asatira amatarama kugira tuze kujyana mu gitaramo bizima iwacu twarabiteguye twahariye umuharuro twateguye amazimano inzira zose twamazemo ibizibanzira umuryango turiteguye twahanaguye amasuti dusutinga amasuti bisongosogaza tubasanganira amasaha turakaraba turacyadusa neza twiteguye abasangizwa imisango uyu munsi kugira tuze kunamanama tujyanemo dutaramane bagira ingingo wacu hanyuma abandi bahawe inshingano zo kugira ngo mugende mwibutsa gucika uturimo muze kubibutsa ko amasaha asatira amatarama kuko abashyitsi b'umuryango bariteguye maze kuza tubane MC Sambu ku isi hose uzi kuzimu umuryango w'iwacu twitegura abashyitsi buri munsi tugiye kunamanama na hano mu nzu mberabyombi reka tuze gusaba mukomeze mugende mukoresha iya kure mubibutse ko amasaha asatira amatarama kugira tuze kujyana mu gitaramo bizima iwacu twarabiteguye twahariye umuharuro twateguye amazimano inzira zose twamazemo ibizibanzira umuryango turiteguye twahanaguye amasuti dusutinga amasuti bisongosogaza tubasanganira amasaha turakaraba turacyadusa neza twiteguye abasangizwa imisango uyu munsi kugira tuze kunamanama tujyanemo dutaramane bagira ingingo wacu hanyuma abandi bahawe inshingano zo kugira ngo mugende mwibutsa gucika uturimo muze kubibutsa ko amasaha asatira amatarama kuko abashyitsi b'umuryango bariteguye maze kuza tubane maze abatanga ibyicaro bakomeza batandukanye amasibo yose yazanye n'umuryango muzima tuze
mutambuke amasibo yose uko tugiye gutaragana. Nashimye Imana ko imfura nzima babashije kugira ariko nagira ngo uramutse umuryango mu kwambaza Imana aze kutwemerera yishimire yaturinze kubisa hasi kwa sahaha ikabaha gutambuka amaboko mazima bakagira amahoro. Nagira ngo yakire umuzindaro twese abadafite biranira tujye ijuru maze twambarize Imana. Jya mbere yuko ugira neza waraturinze iminsi yose itambutse izina ryawe rihimbazwe. Tumushimiye umunsi duhaye turemeyeho ibirori by'abana bacu, turabasaba igitare gikomeye kugira ngo uzubane natwe dusenge igitare gikomeye gahunda zose zigiye gukorerwa hano kugira ngo zikorerwe nawe. Duhagaritse imyuka y'abadayimoni mu izina rya Yesu n'umukwe, turakwinjiza Mana kugira ngo uzubane natwe tukwereke ndetse n'abataragera hano kugira ngo babashe kugera n'amahoro. Turakwingiye kandi turakwizeye, twizera yuko kumwe natwe, tukweretse igitare gikomeye ndetse n'ibiganiro bigiye kubera hano kugira ngo biyoborwe nawe. Binona natwe muri byose ubwo Yesu Kristo. Amen. Amen. Tubacu yamagaza hari kubareba nongere nderere higisha imboni gushimira umuryango waranditse kugira ngo dutaramane. Ni ukuri mubashira ubutumire bwawe, barasa neza, bagiye kudodesha amasuti, abandi barashananisha. Ni ukuri nyemerera buri wese hano mu nzu mberabyombi aho ikiganza mugenzi we ku ruhande rumworoheye amubwire ngo wambaye neza cyane. Rwanda mujyana Franziza urabaneza ubugingo we urabaneza kuri bugingo koko yego bugingo Emmanuel uraho Pascal uraho Franziza kinga yego uragahorana amahoro twese tuyahorana urakabyara abakobwa tubyara abahungu tubyara abahungu mubyara abakobwa. Aha uri Franziza ahubwo twarakwiteguye cyane kuko naravunyishije. yego Franziza rero umuhungu yakubwiye ngo araza kumva ngo ibyo yambwiye nagiye kubyumva, maze usome ku urwo buki ku ntango naguteguriye, maze usome ongera usome cyo cyangwa kukimara ntiwagishobora ntabwo byakunda ariko abahanga bajya bavuga ngo turagisinziriza. iyi ni ingingo y'iwacu. yego ugiye iyi ntabwo iragiturika iyi ntabwo iragiturika soma ngo wasomera ko nzi ko wazindutse. Mubyeyi rero bari kuze gukenera kunyakura ntabwo ni kandi bajya kwivuga mu gitambo kitari icyaho batanatumiyemo. Nge unyenera avuge Mana ca MC yongeraho umusambu. Nagira ngo rero uyu mubyeyi yabwiye undi ngo mwenze neza bavuze ngo mutuzi tubire tubanywere babaziritsi, ndababwira ngo muze gukomeza mugere imbere kabono mugereyo, ariko nimugera no ku kabindi muze gukomeza ku gakenke harimo gutambutse. N'abakenera amazi ubahemire akandi inyange ubakumikize bari tukigira, abakenera ubuki mubuzane twarageze turahakura, abakenera agatore katatumwe n'abaturutoki n'urutoki n'ibyange by'ubushize, abakenera amata atera umutima gutera utuje asa n'ay'umuturage agatari turi nayo. Kandi reka babwize ukuri ibyo mubona aha byose birejejwe, icyo mutabona ni icyitwa byera ariko kikaba cyanabyiruga mu ibondo, icyo uri mukibona muduha amashyi ko twakwiye kubatiza n'abakiriya. Mubyeyi rero uramutse umuryango nubwo bagiye kubakira abashyitsi, ariko umunyarwanda yaravuze ngo imirimo ibiri yananiye impyisi, gusa twe turi abantu b'abagabo n'iturizo. Ikindi hari akagabo kitwa amasaha kagenda gakotana natwe, kandi ntabwo nemera ko katunesha turi abagabo. Nagira ngo imfura nzi mu butumwa yikoreye si bityo kuko twamutuye imitwa n'imitwaro mbona ko yagira amerezo mu gitaramo, kuko hari izindi yatwibye mu gitaramo. Nagira ngo mutwakirire ingingo tuyibanze imbere mu miyoborere mu bite mu kintu amego n'isanzure kukibivuga numvise ko hose urakoze cyane. abo ntibateguka ntibaherateguka iyo babonye sa umusaza wabo abashakaga bamuwe bugufi. Turamahoro n'amahorera keretse aho iwanyu turamahoro pe
uguwe neza tuguwe neza kirashaka hejuru abagabo batabikiriza ari umwe ugoma mu mashyi ko kuri buri gihugu nabo bari gutangira natwe kubabwira ko turizi. Reka musogongere hanyuma nawe ahubwo reka gusoma ubwire soma nawe soma nawe cyane kikurusha uzi ko tuzi ushaka kubwira soma gusoma ni kabirongere ntasoma wumvise iki bumva ari ingingo ariko sinzi ibyayo wongera usome kuko naje kuzumva ushobora kuba wumvise igishyushye hano urambwiye ubuki ni ubuki budasembuye kuko turi abantu b'Imana. genda gake gakira sawa Karame Mungu, karame Mungu. N'urugendo rwabaye rurerure. bavuze ngo ubuki mu rugo gusabiraho umwana ijambo kugira ngo utange ubutumwa bw'umuryango. Yego. Wabona ungiriye icyizere. Ubuki rero sawa Karame Mungu. ubuki bakusiye wumve nta kintu yanjye n'iyawe n'imwe ukisanze nta mwanya ukeneye. umwana ubuki agatemera kuriya usaba Abatware mu mabyiza. wongere Mu mabyiza igibwa Namubereye amashyi. Nasaba ko uje umuha unakarambure kwe urupapuro ufite. Mwegeye. rero subirayo ndayibaye mu gitaramo subirayo Icyo ntegeka cyose ndagikora. nimba rero hari ubundi umeze B'abana banjye bagaruke duhindure urutoki. hindura ntabwo wumva hindura urutoki Amashyi amashyi. Ariko nawe uza kugira ngo uze kwishongora kuri bagenzi bawe ati nugeze umutwara akina nawe utazamukubita agatsinsino ngo naraguherekeje uragabana ntiwawe yemwe muryango mureba noneho dore ngumva gushaka Arakoze cyane. Muzeyi Pascal, Francis ubwo mperuka mu rugo iwanyu kwa Muzeyi Kalisa nza mbagana nze gusaba irembo. Ndabizi ko mugira amarembo menshi, mugira amarembo y'inka, mugira amarembo y'abageni, kandi yose aragendwa. Ubwo mperuka rero iwanyu naje nje gusaba irembo ry'umugeni. wahindukiye muri ibi ko rumva wayabonye yose Nubwo nzi yuko abanyarwanda twese amarembo tugira menshi, ariko nahindukiye mu irembo ryari irya nyaryo. Ni nacyo cyatumye mwemera kurima nkarihabwa, kandi ngenda umutima wanjye uguwe neza. Ndabyibuka inkuru twajyanye na bagenzi banjye bakeya twari kumwe tuyigejeje iwacu, byarabanejeje cyane. Nayo mpamvu twabashije kuza turi umuryango ungana gutya. Irembo muraritwemerera, turarifata, turifatisha inyana y'ishashi nk'uko umuryango wacu wa Kinyarwanda umera.
ariko baratubwira ngo mutwemereye irembo, ariko ntabwo nari umuryango mukeya. Dusezerana koko itariki iyi ngiyi ko tuzagaruka noneho imiryango yose yateranye, hanyuma noneho tugasaba umugeni. Umubyeyi mwiza rero twateranye tuje kubasaba umugeni. Iryo ni ryo jambo ry'ibanze nazanye. Naje nje gusaba umugeni, kandi nanyuzwe burya na n'uyu munsi icyizere ni cyose mbaye mbashimiye mu gihe ntegereje igisubizo cyanyu cyiza. Amashyi menshi. Vuga ni wowe yo none se ushobora gucurika munsi yababwiye ngo muzi imbere y'umubyeyi gutyo gusa, gutyo gusa. Ahubwo ubwuzu bari bafite ntabwo bajyaga kuza bakundi ubwuzu ari bwinshi, babanje kuvuga ku byana, ariko bafite uko bari buze ku muryango gusa. Babaturiye imitwaje, abanyina babo baraha babonye ko baje bikoreye, babibonye rwose, urabona ko batanabigiye. Babaturiye imitwaje bayikomezanya ikambere, banga ko bari bikomezanya mu gitaramo cy'Imana. Base wabo w'umwana cyangwa se umuryango wacu, uyu mwanya wa nonaha reka mbaze Irasenge, maze nanyemerera nze gukanira urugukwiye ntacyo bibwiye. Sawa, ejyana Musenge mubwira ati hano habaye icyifuzo, nyabona nimba utanga uburenganzira. Umugeni turamufite, mumusabe rwose natwe twashakaga n'umukwe. Hari ba Karagisa, hari ni amazina menshi. yego. Muri ayo mazina rero, kuko tubwiye ko ukeneye gusaba umugeni, kandi umuryango ukaba ukwemera ko abageni tubafite, ikimenyimenyi nyirasenge ze ko abageni bahari. Sinzi rero niba dusohora abageni tugira bose tukabagushyingira. Murakoze. Arakoze cyane ko muri abo benshi kandi beza, uwo nsaba ni Nyirabizimana Clementine. Samuel Mwakomye amashyaka bane mu byinshi. ahumvise amutima w'urugo Aritabye. ngo Nyirabizimana Clementina turamufite mu muryango wacu. None rero Francis, nahawe rugari, niba wikwisha hari ibisabwa jya mbere. Iwanyu mu rwongera rwongera nsanga mufite inka zidacucaca, ahubwo n'inka z'umuryango zifite inkomoka hazo. Iyo mugabye n'abavumbuye nawe ujya mugaba muteruriye imugari imwe, babaha amashyi bumva urwego birangiye. Najyaga numva bavuga ko yahemukiye umuntu. Ndasabira umuhungu wanjye mbere se wabo witwa Turatsinze Paul, kuko namenye ko utanamuzanye, nanavuye mu muryango kubazana nimero. Nuvuga amazina nkamumenya, namenya ko rero nasabye amagarira aza gusange mbere nubishaka. yitwa Turatsinze Paul. Paul niwe bampaye. Turatsinze waramutse Paul we bamusajwe kugusanira mu ngingo yambwiye ngo mubwire ngo yatiri yaciyemo abantu barahabwa amashyi. Noneho rero badasubira
isuti yose nirwa mubwiza kwambara isuti ndagize bakora ko no kwinjosha na dijuse kamusinga amano yangu kugira ngo batagira ngabana n'umuga fuka kwa Masai atagira ngabere cyane nk'amateke ngabo mwini Sauli n'ubiza ko we abo basoro babwire nibagira iwacu bamwiriye twabashingiye tutakobwa benshi sawa sefu byandikira sawa muhuze ibiganza mwakira umubatambuke kandi n'uyu muryango mugari ushobora kuza kuvuga ese noneho ko bavuze ngo bagiye guhamagara Paul hakaba haje koperative iriya ntabwo ari koperative ahubwo iyo umuntu amaze kugira intambwe y'ingatera agera aho kugaragara ariko reka nsabe turatsinze Paul atera intambwe ebyiri ajya imbere hanyuma arambura ibiganza abasuhuza nguwo turatsinze Paul naje gusabira umugeni ndambura kuri iki kiganza kwanza natera intambwe noneho ubwo na mugenzi we bagiye kujyana noneho baze umusaza abagakosa ugere kuri pastor dusabira ugere kuri puramo cy'umuryango niyo bamwe bavuze ko tubamo umuhanda ubwo Paul ugiye gukomeza utambuke na mugenzi wawe nawe ubaheshe umugisha mubyeyi nawe tuzabashyingira vuba bakomeze rwose mukurikire Paul abasabe kwigisha iwacu yego bityo ubaheshe umugisha nawe nijya kubwira ibyumba kuko niyo butume maintenance sawa wenezo urakomeye dufite ikibazo nta kibazo ufite mu rubavu ko nta kibazo ufite agushimisha sawa kiraho wese paramuvugiye ngo mu rubavu ngafite ikibazo ariko Paul yaravuze ngo nta kibazo afite nuko akubonye nyine w'ibisubizo yamenye kuri igisubizo yego oya mugumaho muhagarara murebane murebane yego mukora amarembo muzamure inkoni gutya nuko tuzamura abakuru bacu muhugu ko turakabakora bya biziba babahombye muri iyo ntebe ho kwicaye n'ahandi n'ihandi umwanzi arajya mushiki wanjye wicuguze wubaka intebe y'umutesitiri ishoboje icara turabyemeye niwumva ikomeye dataterura neza uzamura igikumwe ngo boke kana testinga zimutesitinga she ati bisaba cyane mu amajwi naho hirya kandi yabipare udapanipura ikindi yambaye impeta bivuze ngo we yararonge kandi aronge uwo bamukwereye kuriya n'umugabo umuha amashyi babyeyi mfashe ku biganza by'umukwe wacu nsanga niyakorakoye amatayi y'abatari y'umutima yakanze mudasobwa umuha amashyi turatandukana mu mipfundiko ze si uduhiri kandi ubwo muzi bagira impfundiko nabo barazifite ariko ize ntiziterwa n'agahinda zitwa murikira amaso ahubwo yanyoye nkamwongera ndi uyu mukwe wacu ni imfura cyane yubashye Imana ntabwo yahinze ahengahenge indaya maziraze uturi kuri iyo ngingo nsanze ari umunebwe mumwongera ndi ibigwi bye byo ni byinshi muri kaminuza imwe ya mbere mu Rwanda muzigenga yitwa Kimogora Polytechnique iherereye Nyamasheke Rusizi yaturushaga amateka Paul yasomye amateka agera kuri paji iriho amateka y'Umwamikazi Elizabeth asobanukirwa agaciro k'umugore kuko yamenye ko umugore yatwaye ubwami abagabo ubwami turamuyoboka azamenya kwita kuri mushiki wanjye kumwongera ndi hanyuma abavandimwe rero n'isi hano babaye gusa bagishakisha abakiri hasi kugira ngo internationale ntabwo babaza ibibazo muhumure mu mabere n'ukuri rwose ahubwo mwe murebe uriya ruhande mugabaniza impande namwe murebe hariya uriya ruhande oya murebe aho babwira hariya namwe murebe hariya babyeyi rero tugiye guharimira akaririmbo gato tubasabira umugisha papa Paul si uyu gusa hari n'abandi bagiye gushyingirwa amajwi cyane ayiwe ngo si uyu gusa hari n'abandi bagiye gushyingirwa we
Mana we bashyire ku rutonde Mana we bashyire ku rutonde Mana izere ko ufite ikibanza witeguye maze mushyire mu turere imbere azongera twicaze gutanga amashyi maze Imana izabikore. Hanyuma abavandimwe rero tumaze kubaririmbira mu rutonde kwicara tubasabira umugisha ngo Imana ibashyire ku rutonde ariko na Paul Imana iraza kumwumva Paul wize psychology ubushakashatsi warabukoze rero hano harimo abasore bakuze hanyuma Imana ibahere bashyira ku rutonde ubu bawuzamura iki uvuge ngo inzira niba wakuze ubasarira birebe uvuge ngo papa mwicare niwe yicaye n'umutindeho n'abandi babwire ngo wicare rero uruhande rurimo abakuze ukoresha ubushishozi ubundi babireba rero bazaza gusabira ngo bati nahara ase n'uza mbere ati hano zamure mu batunge mu nyamugije yitunge ati mwicare n'ibikuze kandi abasabire vuba n'amati mwicare nawe ushaka kuvuga ubwe neza iyo birya muri izi simba naje gupagasa bawuze ibiganza bagushimire cyane mubyeyi rero mukanzima ndareba imbere arataha nashaka kutuma gutanga dusase bugahita umucumbikire n'ejo dutarame ariko icyo agusaba nanjye mukansaba ndajije imuha naramurindeka none se sawa karame muna saba ubundi bucyumuheri n'umwere mutere ku buki yanyuzwe mutere ku buki shaka mwabamereye amashyi menshi cyane. Umunezero ajya agira rubiye ahubwo ndareba ku ruhande rw'akareba hino akabona hari ahagihuhwa n'umuyaga buriya nanjye wanyemereye nkagusaba ko umaze kubona Paul ko nanjye Clementine muheruka akiri umwana akaza nanjye amusuhuza akaramutsa Paul uriya nkareba ko Paul yanezerwa kuko asanzwe muzi nkamenya ko twagendanye kandi yangiriye umugisha. papa uzi ikibazo nigeze kugira se umugabo ari gusoma mu masaha y'ashyira 11:10 yavuze izina Clementine ndavuga ni mushiki wanjye wamenyereye kw'ibigira n'inikiza agasasa nkazasubiza ibirenge niwe basara inyuma y'inyubako n'ingunga masenge mukamusoro ahanze agati sambu ko wiyunze abandi twishimiye ni mushiki wanjye ararongowe aranseka atizesha ati niba iyo mpamvu itaranyishe najya gukora akarongorwa natwe wumva sakina turi kanaseka wumva ni byiza subirayo mbwira n'abandi kandi ndavuga ni Imana ni mu musige unarekera uranakoze icyo gihe anabibwira numvaga nta kibazo cyamufashe mu muhogo ndavuga ni wana batari bakamumenye ngerekera ku mutwe mushyire yamaze n'ubwo aravuga ngo iyo muri nayo kwitwa ntizamwica batatu uburenganzira ni muza muri ya masibo agera muri 3 ese bayambere izemo ababyeyi bamutoje kwimira inyana n'inikiza bakamutoza kuvuganiza amata mu gisabo agacunda akamenya ko arese maze akayakorakoza akayambura akatuzimandira. Kabiri iyo sibo ize kuzamo abari bazima bazagera ikirenge muke kuko umwari mu Rwanda menya ko ashyingirirwa bitari ibya gisiribobo baba baye urugero rwiza umashaka. Gatatu rero haze basaza be bamwe bagwa mu ntege ntibamurandate kuko si impumyi baza bakumiriza mu nzira bazamugeza amahoro sawa datarama nanjye nkatumwe emusisamu ku isi hose uretse kuzimu nanjye mwama amashyi uburyo mundi biganza bishimira yaba ariko nkunda abakobwa ntawakagumiwe rwose ngaho tsitsimura umuranzi mushiki wanjye atambuke mbeza mpundu zivuze urwugezi iri hehe ngaho umubyeyi kandi dusanga nuko nyine babakira murasa neza byo ndabireba ndetse nta n'utabireba nimuze rwose mumusanga musanganira abo bato iwanyu dore bose bari babategereje
tuwutegereje cyane ko n'uyu munsi twari tuwutegereje muri isanga ababyeyi ndareba uyu muco ngasanga ntuzacika iwacu ngasanga ibitaramo bizahoraho iteka ngasanga ntibizigera bicika ngasanga kandi bizahora bidusanga ari nako natwe tuzabisanganira mbega ababyeyi beza b'iwacu ndumva binteye ishyaka ryiza nanjye ngombe ntere ikirenge mu cyane murasa neza rwose ndibaza ariko nawe kamubaza uyu munsi ntabwo ari ibisanzwe twari dutegereje turi benshi wabaye mwiza iwacu umwiza uzira umwaga umwiza udutoza kwishima ariko se ndibaza none ko dusigiye uba undi wakureze se usangira byose n'ubwirana byose ugataha umusanga nawe akagusanganira mama wawe ko umusizi umusigiye iki kibazo ndakibaza namusubiza ariko hari mu mutima uri kwisubiza uyu munsi ntusanzwe pe wenda kuri we ni ibisanzwe ariko kuko buri wacu ntabwo bisanzwe ariko kandi byari bikwiye ereka nkwisabire ugiye gusaba uwo wakunze uyu munsi uzabona ikiganza cy'iburyo kigana neza n'ituze dusezere ku bakubyaye dusezere ku rungano Clementine Nkongera ababyeyi babyeyi urungano umwera amasini y'impundu uwatitekazi muzigonge arababwirengagiye murwe abakumbura azabasura kandi namwe ni mu gukumbura muzamusure ahagiye n'ahagendwa nimurangamira umukundwa nimumwakire
ntabyaye mukingira avuga ngo ndangije akanjye nuza kubona bigeze kumbwira nanjye nari yego ubukwe bw'ingari ku mwanya n'urugera ngo nzabwira abantu muri telefone bahuguke ngo abereke ukuntu yabahumije atayoberwaho umugore wari yego namba umukunzi wari mare muringanire mwese pari gufasha umuntu nyagireho nta rugamba rurimo mufashe inkoni yego uhagara ahantu ubona ko arimo neza bamwe munamumirije arimo yakomeza uko uraza kugenda uhumirije tuze kumugeraho hambere mu mateka rero kuri buhize ukwibutse yego sawa ngaho komeza amaboko kwa kundi niba arimo tugiye gutangira urugendo gutyo komeza tugende humiriza nambere mu mateka twaragiye gusaba uwo yakunze kandi araza kugenda ahumirije koko uhagararaho gato komeza uhumirize uhagarare komeza uhumirize aracyarimo komeza uhumirize naje murebe arimo rwose aracyarimo arimo rwose arimo gutya arimo twagiye dukomeze kugana urugendo rwiza icyitore uhora niwe utwara komeza uhora niwe utwara komeza reka turabizi intego uhora niwe utwara komeza uhora niwe utwara reka da komeza uhora niwe utwara uhora niwe utwara wajya gusukanyisha ngo aho ukambwira ngo ivuye kumuhobera wumva biryoshye reba ukunda kumuhobera ukunda ukuse cyangwa ukuntu sitayili ukunda hobera umugabo 37 nabahaye niba mwiba amashyi amenya ko mutatumiwe kamuhe rwose agapfundura abanze yishobora gufata n'iyo foto maze icyo usangamo kitwere kizamura kazamure rwose wishobore Paul we Paul usanze ati dore icyo asanzemo ni ikimenyetso kigaragaza ko yamwisemo mu bandi ngaho kuramo ahubwo ikiganza cy'imoso aramuha ikiganza cy'imoso ashaka kumusumba zose kagari gatatu umusumba zose sumba bose mwise mwisi wisore usunza wese agari nsanga buri munsi hari ururabo kandi yateye bigeze rusanga iry'imbere biryoshye atabarimo imbamutima Paul nayakire maze agushyikiriza kubwire n'imbamutima ziri aha zikuyemo urugwiro n'urukundo wampaye ngaho nakire zero disitanse muri hagati iragaragaza zero stress iwanyu uri mu bantu nawe kandi si umwana w'umwanana yashishimurirwa gukora imbamutima ategura impano ice mu biganza bya Clementine maze yihera umukunzi nimumuhindura amafoto ntabwo azashya kandi n'abamara amatsiko twabonye abo twabashingiye ubushize babafashe neza reka mubwire ubugingo abo twabashingiye nabonye umwana wabyaje umusaruro cyane rwose nabonye umwana wabyaje umusaruro 2 3 4 5 yego ndabasaba n'inginga ngo Clementine wacu nawe muze kumumenya mumugire umugore ejo hakeye bidatinze sawa amana bigira ubwoba umukwe tubonye ntabwo ari umunebwe arimenya yike yepfo araza ko umugabo usakaje ibyuma amuzamure mu ntera kugira umudepite amara y'amezi 9 mubaha amashyi bagiye tusubire mu byicaro dusubire mu byicaro babana bafite umutsama Clementine agiye kwakiriza umukwe
ariko kandi tumusaba yuko ari mukomezanya akamugeza mu rugo akaza kumwereka intebe umukwe azicara aje kwa sebukwe y'imvunwa nabyo urumva nabigenje muri gahunda nagira ngo rero musabe imfura mwataramanye mbere yuko hagira ibindi bijya mbere banze nsenge kugira ngo urugendo mugiye kujyanamo ruze guhirwa n'Imana ndasaba ari mu gikoni no ku meza abantu bose bari aho bahagarare neza kugira ngo ababyeyi bacu babone aho bari bugi muze umutima nsengera amazimano Uwiteka Nyagasani tugushimiye amazimano waduhaye mu isaha isa nk'iyi uyeze yamanure mu izina rya Yesu amen hari abahurije dukandagiye ku mafaranga twicaye mu mafaranga twicaye ku mafaranga twambaye amafaranga turagenda ku mafaranga turaza kurya amafaranga kandi turaza kurya ku mafaranga ibi bintu byabayeho kugira ngo amafaranga asimbure cyagiye twavugaga ngo bata trade ugatanga ikintu bakaguha ikindi hataraza inote hataraza n'ibiceri aya ni amafaranga y'abaki aya mafaranga agira mu cyabiri ubundi bushobora kubaka umuryango ushobora kuyasenya ni amafaranga y'abaki aya mafaranga ashobora gusaza inkundamugayo ariko agatunganira inyangamugayo ni amafaranga y'abaki aya mafaranga utayakorera ibyitwararitse yagusaza n'ubu nkeneye musisamu byansabye ibunyangamugayo kugira ngo mbe ndi hano kandi nyakorere neza uribuka nasindutse cyane nitayeho n'urubuga nkoresheje neza kabiri nasuzumye isuku byaturutse mu Burusiya binyura muri Burekina yanjye i Kigali kugira ngo nubahirize ubukwe bw'abageni ayo mafaranga yakorere neza gatatu ni urugwaniro ku isaha ibi byose bikubiye mu kintu cy'umugeni aba yaratanze kugira ngo abone musisamu umwanditsi witwa William umushakashatsi wo kwandika ibitabo yagize ati uramenye ntuzagurize amafaranga inshuti yawe magana kuko hari igihe izayatwara ukabura inshuti ukabona ayo mafaranga ikaze ariko kandi kugira ngo ahita utunze amafaranga nta kindi gisobanuro uretse kuba ufite amafaranga ukagira ubukwe cyangwa ibindi birori ntutubere musisamu ni agahinda nuramuka ufite ayo mafaranga ntuzagire ubwoba aho uzamutumire abahanga mu masoko y'ubukungu bagize bati money is not what it is but it does amafaranga si icyo ari cyo amafaranga ni icyo akoze uribuka niba we ufite amafaranga ariko ukaba urimo urashakisha uburyo ushobora kuzakoresha ayo mafaranga ataguha ibyishimo ntutubere musisamu
ibitabo nawe yitwa Nicolas Machiavelli yagize ati uramenye niba ufite amafaranga akaba ibyishimo ayo mafaranga ntabwo uribuka abantu bari muri serivisi mutega amatwi mwumve abantu mwicaye mudafite icyo mufite mu ntoki muzi ibiganza mucire serivisi mwumve ibyo biganza biri gutanga amashyi ntacyo birabona abari muri serivisi mukore mureba ku isaha umunyarwanda wo hambere yitwaga Ruharabuga Karori yagize ati va ku giti dore umuntu iyi ni interuro twese tuzi abantu bakunda gukoresha ashaka kubwira umuntu cyangwa ikintu gitandukanye n'uwo wabonye cyangwa icyo wabonye uyu munsi njye nka MC Samu bisubiyemo va ku giti dore umuntu abana bose iyo bavutse bararira ariko kereka umwana wavukiye mu bitabo byo mu Mutara mu karere ashaka kubabwira yamaze kuvuga haburaga amezi ane kugira ngo tuvuge ikinyejana cya 20 dusinge cya 20 turimo uwo mwana amaze kuvuka we ntabwiriza turikangarire ahubwo yaraturitse araseka amaze guseka nyina yahise yegera abadogiteri ati tubigire dute ko bakuru barize uyu mwana usetse tubigenze dute nta kindi yaramubwiye ngo umwana uzacungura abanyarwanda n'uko bigenda ntabwo agira ahubwo araseka atahubwo umwite mana ca MC nuko natoye izina ryitwa MC Samu w'amashyi niko navutse none se nuko byagenze bayita MC Samu kandi mpamvu umugisha n'Imana ntarasoza reka mbibutse nugera mu gufatira Bibiliya yawe urebe igitabo cya mbere cy'umuhanuzi witwaga Samweli cyangwa kumwita Simbizi urebe igice cya mbere umurongo wa 27 uraza gusanga uwo mwana yarahawe umugisha ahabwa umugisha awusabira nyina Hana nanjye nari uwo nitwa Samweli bansabira umugisha iyo mpamvu iyo nshingije abana cyangwa se nkayobora ubukwe bwabo icya mbere bagira urugo rwiza kabiri babona urubyaro gatatu bahora banyirahira reka mbare n'ubwenge nsoza ibiciro bya MC Samu ni mu biceri biraciriritse ntabwo bihenze na esanse cyangwa peteroli ibiciro bya MC Samu ni mu biceri ibirori nabigize ibyanjye byisangamo nushaka kubona nimero yanjye uraza kujya kuri YouTube, TikTok, Instagram, Facebook n'ahandi wandikemo ngo banca MC Samu ntabwo nitwa Suleiman Afunzi yitwa MC Samu muzi ibiganza mushimire umuryango w'iwacu twitegura abashyitsi buri munsi tugiye kunama na hano mu nzu mberabyombi reka tuze gusaba mukomeze mugende mukoresha iya kure mubibutse ko amasaha asatira amatarama kugira tuze kujyana mu gitaramo bizima iwacu twarabiteguye twahariye umuharuro twateguye amazimano inzira zose twamazemo ibizibanzira umuryango turiteguye twahanaguye amasuti dusutinga amasuti bisongosoga agasatsi basanganira amasaha turakaraba turacyagusa neza twiteguye abasangizwa imisango uyu munsi kugira tuze kunamanamana tujyanemo dutaramane bagira ingingo wacu hanyuma abandi bahawe inshingano zo kugira ngo mugende mwibutsa gucika uturimo muze kubibutsa ko amasaha asatira amatarama kuko abashyitsi b'umuryango bariteguye maze kuza tubane MC Samu ku isi hose uretse kuzimu